Mana nishimwe ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana duhaye, turi kuwa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2025. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu wa 307 wa commanding your day. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi rero turasoma muri Habakuki mu bice bitatu umurongo waho wa kane. Turasoma umurongo wa kane igice cya gatatu, reka rero dusoma. Haleluya. Haravuga ngo kurabagirana kwayo kwari kumeze nk'umucyo, imyambi y'umucyo yavaga mu kuboko kwayo, niho ububasha bwayo bwari bubitswe. Amen. Haleluya. Ngaya magambo tugiye gusengeraho muri kino gitondo cyo kuwa kabiri. Imana nishimwe. Biya yavuze ngo kurabagirana kwayo kwari kumeze nk'umucyo. Haleluya. Reka nkubwire, kurabagirana kuwiteka kurase ku buzima bwawe, kurabagirana kuwiteka kukugezeho muvandimwe. Birashoboka ko waciye mu bwirabure bwinshi, waciye mu bikomeye byinshi, waciye mu busharirwe bwinshi, ariko Uwiteka arakubwiye ngo kurabagirana kwiwe ndetse n'umucyo wiwe urakumurikiye. Reka nkubwire, imyambi y'umucyo, reka nkubwire, yavaga mu kuboko k'Uwiteka. Reka nkubwire, iyo myambi y'umucyo w'Uwiteka ugeze ku buzima bwawe, n'ukuri irakubwiye ngo niho ububasha bwayo bwari bubitswe. Kubera iki? Kubera ko n'Uwiteka Imana igukunda, n'Uwiteka Imana ikugiraho umugambi. Reka nkubwire, agahinda kawe arakarangije. Arakubwiye ngo mu buribwe bwinshi, mu kababaro kenshi, mu gahinda kenshi waciyemo, yibutse kukubabarira, yibutse kugira neza, yibutse kuvusirije umucyo wisanzure ku buzima bwawe. Reka nkubwire, ngaho musenge, mubwire ngo Mana nushimwe, mubwire ngo Mwami nukurushyirwe hejuru, mubwire ngo Mwami, ese ninde Mana twagereranya nawe? Uyu munsi wo kuwa kabiri urabikwiye gushimwa, nushyirwe hejuru, nupfukamirwe, nuhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Umunsi wawe urarinzwe, kwa kabiri wawe Uwiteka Imana iri kumwe nawe, iguhaye kugira neza kwayo, ikwambitse icyubahiro nk'ikamba ku buzima bwawe. Ngahaguruka umushimwe mu izina rya Yesu. Amen.